CEO w'ikigo nyakubahwa Francis Gatare ko yampamagaye mu kanya arambwira ati rwose atubabwiye ati mukesha twari inshuti yanjye by'umwihariko n'amahanga twakoranaga yaratubwiye ati ndashaka mu Rwanda umuntu umenyereye cyangwa se uzi ibintu by'ikinamico kurusha abandi. Mubona n'inzi rero hafi nge nahise mvuga Mukesha Batware kuko naramwumvaga kuri Radio Rwanda yaraje we nta n'ikizami yakoze wese tumushyiramo kuko twari tumuzi neza. Hari hashize iminsi ibiri tuvuganye kuri telefone, iminsi ibiri numvise inkuru umutwe urazengerera. nanjye naje ndi intumwa ya RMB turabihanganishije kandi mukomere, uru ni urugendo twese tugomba gucamo. CEO w'ikigo nyakubahwa Francis Gatare ko yampamagaye mu kanya arambwira ati rwose atubabwiye ati mukesha twari inshuti yanjye by'umwihariko yabaye inshuti yanjye ati ahubwo ikintangaje ntabwo nzi ko nkorana n'umukobwa we, ati rwose bibaye kurushaho kumva ikiniga, kumva igishyika mfite ku mutima, ati rwose mukomeze mwihangane. turagenda dusatira umusozo ariko reka nsabe Museke Weya abayihagarariye Rwanga aze bumva ko ijambo ni rya rindi bakomeza bavuga bati tuze umuntu w'ingenzi. Nibwira ko Museke Weya nayo ari uko. Murakoze. Mu izina ry'umuryango La Benevolencia mpagarariye hano no mu izina ryanjye bwite, ndagira ngo nanjye mbanze nihanganisha umuryango kuko mu by'ukuri tukimenye inkuru byaradutunguye cyane ko nkanjye ku giti cyanjye nta minsi ngira ngo 2 cyangwa 3 yari ishize turi kumwe mu kazi. Byatumye rero twumva rwose ari nk'isi tuguyeho, kubera ko Dismas ni umuntu twakoranye kuva muri 2004 muri Museke Weya. Uyu mushinga ugitangira hari umunyamahanga twakoranaga yaratubwiye ati ndashaka mu Rwanda umuntu umenyereye cyangwa se uzi ibintu by'ikinamico kurusha abandi. Mubona n'inzi rero hafi nge nahise mvuga Mukesha Batware kuko naramwumvaga kuri Radio Rwanda yaraje we nta n'ikizami yakoze wese tumushyiramo kuko twari tumuzi neza, ariko yaraje atanga umusanzu we, inkuru twakoze muri Museke Weya umusanzu twatanze wose, ubutumwa niho twabunyuzaga kandi abutambutsa neza kubera ubuhanga yagaragaje, kubera unaribonye yari afite. Niyo mpamvu uvuga ko rero umushinga La Benevolencia by'umwihariko muri programu yayo ya Museke Weya tugize ibibazo bikomeye cyane kandi tuvuga tutari kuko twisi turi abagenzi nta kundi tugomba kubyakira. Nyimara kumva inkuru y'incamugongo na telefonye umuyobozi wacu ku rwego rw'isi wa Amsterdam, ndamubwira nti Dismas yitabye Imana, yari ifite cyane akubitwa n'inkuba. Ikibazo cya mbere ahise ambaza ati se yararwaye, musobanurira ibyo nadengane na Dismas, ariko mubwira ko mu minsi ya nyuma nabonaga ameze neza nta kibazo yari afite. Yarongera ati se Museke Weya muzabona umusimbura, ndamubwira nti Dismas ntabwo asimbuka. Arambwira ati mukomere namwe abambere mumenye icyo mugomba gukora, ariko mumbwire umuryango ko tuwihanganishije kandi ko tuzawuba hafi uko bishoboka kose.
njye ndumva ntaza kuvuga byinshi cyane. Icyo nabwira umuryango ni ukwihangana, ni ugukomera. Wa mugani twese iyi niyo nzira, kandi ubuza budateguje murabizi. Yigendere, imirimo myiza yakoze muri iyi si imuherekeze, kandi yatuharura amayira nyine niko tuvuga, kuko twese tuzamusanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka twakire uhagarariye APEC. Ngere hino. ntabwo sinabona icyo mvuga. Hari hashize iminsi 2 tuvuganye kuri telefone, iminsi 2 numvise inkuru umutwe urazengerera, ariko no kwihanganisha umuryango wasize. Imana igumye wowe iruhande. Buriya rero hari ibintu buriya abantu batazi. Jye nageze Kimisagara muri 89, noneho gushakisha ahantu abana bacu baziga. Nkorana n'uwitwa Faustin, ubu ni senateri. Turakora biranga kubera ko hari urutare biratunanira pe. Noneho sinzi ukuntu mukecuru ntabwo nari muzi n'ukuri kw'Imana. Nari mvuye i Burayi, tugenda tumenyana, nsangana n'uwiwacu. Nuko araza urutare, akorana na ministeri, urutare bararwasa. Ikibuga kiraboneka, ubu ni ishuri rikomeye cyane, muzaribarize ryitwa APEC Kamuhoza. Urutare ruvaho. Buriya niba muzi hariya Kimisagara, uriya muhanda w'amabuye mureba yagizime intervention itego. Jewe cyo shaka kwivugira ni iterambere ry'igihugu yakoze. Urukundo rwo rusanzwe, ariko yakoze iterambere rikomeye mu gihugu. Naho abana size bakomere, ariko ndabasaba muzabane neza, muzuzuzanye. Iyo umubyeyi agiye usanga hari ibibazo bivutse. Nicyo mbisabira, ariko Nyagasani wabi iruhande, kandi azabahore iruhande. Iyi ni impanuro ikomeye y'umubyeyi, kandi icyo tubona cyo gikomeye, umuntu wa gatatu atagiye kuvuga, nahise nibuka wa mugabo waririmbye ngo waba usize nkuruki imusozi. Hari ijambo badusomeye kare riri mu Byahishuwe ibice 12:13. Yohana ngo yumvise ijwi rivugira mu ijuru riramubwira ngo andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe ngo aravuga ngo ye baruhuke, muvuge cyane abo twari kumwe, baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo igize gute
ijyanye nabo ibakurikiye. Hari igihe abantu bajya bavuga bakicara bakavuga umuntu nigeze kubibabwira kare ngo abantu batangira umuntu buhamya ugashyiraho vi cyane cyane iyo nsanzwe muzi namutabaye. Igituma mubona twirira muri ubu buryo kuva mu gitondo nuko mukesha batware muzi neza ko ari umugeni watashye neza kandi n'ibyo bamuvuga akaba ari byo bamubeshyera. Ya mugabo uvuye hano Charles Rwanga uvuye ahangaha muzi ko muri Museke weya bagize uruhare runini cyane mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda n'ubu kandi baracyakomeje. Yego muzi rero ko uyu mugabo mwiza ngiye kubivuga gutya si ukurondogora, ariko n'umugabo wari wabanje kugira umutwe ukomeye n'ibindi, ariko yahindutse aciye bugufi, yigisha abantu guca bugufi, umuntu akava mu ngengabitekerezo agaca bugufi, akaba umuntu akiyunga n'abandi, sibyo? Ariko negere hino tubwire nawe mu minota mikeya murwaza we buriya abandi twari twabahaye nk'ibiri we turakongeraho umwe bitatu, hanyuma dukomeze dusoze uyu muhango.